twebwe ukuntu tubanye ntabwo tubana ngo ni manager, tumeze nka famille. Iyo hari akantu runaka tutari kumvikana turasenga cyangwa tukabiganiraho. Twebwe ni famille, ntabwo ari manager, oya turi famille. niko yavuze ariko ntabwo njya mbona uburyo navuga ahantu itugejeje cyangwa uburyo ibanamo natwe, gusa ndayishimiye ni ukuri mve ko nyishimiye pe. N'amateka yarahindutse, ubuzima twabagamo mbere ntabwo ari bwo tukibamo. Imana ntabwo igituma umuntu yikorera yicwa n'inzara. Twebwe ije ku isi ntabwo Imana yatumira nkaho uri mu ijuru. Ntabwo waseba cyakoze, ntabwo waseba habe na gake, ntabwo waseba. Mimi ni wako unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana, overpower all of me the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your fresh air into my heart. Amen, amen, amen. Yeah boy, just yeah boy, just yeah boy, ngindinga wena. Angahe nguko rero ibya Vestina, ndibaza ko bari mukumbuye rero cyangwa se kubyo bibazaga byinshi, asubije muri voice note. Hari n'ubutumwa yisatanga nyine kugira ngo benshi bave no mu rujijo, by'umwihariko Dorcas amaze iminsi agaragara ari kumwe na Irene, aho benshi bagiye bavuga bati ubu ni umukunzi we, ubu ni we Irene agiye gushyira mu rugo. Ariko Vestina agize ati twege turi famille, nta nubwo burya tumufata nk'ari manager wacu. Ntago tumufata nk'ari manager wacu, ahubwo turi famille, no kuvuga nyine no muryango, dore ko ibi na Irene yigeze kubigaruka avuga ati Dorcas n'umwana, ntabwo n'umwana ameze nk'umwana wanjye, ntabwo yamushyira mu rugo, dore ko benshi bagiye babyifuza cyangwa se babitanga ibitekerezo bavuga bati iyi ni couple, urabona ko byaba ari byiza cyane. Ni nyuma yaho rero bamaze gushyira hanze indirimbo nshya yitwa Kisima, akaba ari indirimbo batranslatinze rero mu rurimi rw'igiswahili, bayikuye mu Kinyarwanda nyine ikaba ari indirimbo yitwaga Iriba, akaba ari indirimbo yabashije gukundwa n'abatari bake. Dore ko uyu Vestina yaramaze igihe nyine atagaragara, kuri ubu ngubu rero yongeye kugaragara muri aya mashusho twakwita nka visualizer, akaba rero ari indirimbo y'igiswahili ikomeje gukundwa n'abatari bake. Ni indirimbo nziza, by'umwihariko nyine yagizwemo uruhare na timu yabo MI Music, ni ukuvuga nyine abasanzwe bakurikirana hafi ibijyanye n'indirimbo, dore ko ni indirimbo ya directinzwe na Chris Easy, directinzwe rwose n'umuhanga Chris Easy, dore ko wa translatinze ari Martin, niwe wa translatinze rero ururimi rw'ikinyarwanda narushyira muri rw'igiswahili, ubundi bararirimba kandi umva rwose ko nta kintu kinini bagiye bahinduraho. Iri tsinda rero Vestina na Dorcas batangaje ko muri uyu mwaka nyine hari byinshi bazategura cyangwa se nyine bateguriye abakunzi babo, by'umwihariko nyine mu ruganda rwabo, dore ko basezeranyije indirimbo nyinshi cyane kandi babongera kubasezeranya n'indirimbo y'Ikinyarwanda, no kuvuga nyine abakunda ururimi rw'ikinyarwanda, nyine abakunzi babo mu Rwanda. Ndibaza rwose ko nabo bategereje, bahora banekeje bavuga bati ko nta kanone tubona k'indirimbo, ahubwo tukaba turi kumva igiswahili. Ariko babisezeranyije rero abakunzi babo mu biganiro bagiye bagaruka rero bari kumwe na Murindahabi Irene nyine kuri MI Empire, bavuga ko rwose bazongera guhanga indirimbo y'Ikinyarwanda. Iri tsinda Vestina na Dorcas rebo babarizwamo rero MI Music, no kuvuga nyine ni Emrene nyine ubareberera inyungu, no kuvuga rebo nyine yabo YouTube channel yabamaze kuzuza aba subscribers bagera kuri million, akaba ari ikintu cyiza, bakaba binje rero
mu bandi bafite aba subscribers miliyoni nyine b'abahanzi, dore ko ejo bundi cyane uwitwa Israel Mbonyi nawe aheruka gusatira umubare munini cyane wo kuza subscribers miliyoni 2, akaba ari ibintu rero bifite agaciro ndetse n'ibintu bifite ejo hazaza heza, dore ko gospel itanga icyizere ko rwose ishobora no kuzaruta secular. Ni mu gihe abantu bo muri secular usanga aribo cyane biganje imbere mu imibare, ariko mu Rwanda ubona ko rwose gospel ari ikintu cyiza cyane. Ni nyuma yaho na Meddy nawe waririmbaga indirimbo zijyanye na secular nawe yujuje aba subscribers million, ariko we akaba rero yaravuze ati reka nanjye nigire muri gospel. Birumvikana nyine uruganda rwa gospel rukomeje gutera imbere mu buryo bwose. Iri tsinda rero Vestine na Dorcas bimwe rero baribaza bati ese turakomeza tubona ama visualizer cyangwa turabona n'izindi ndirimbo nshyashya, cyangwa bigiye kumera nka kwa kundi Israel Mbonyi yabigenje, dore ko we yafashe indirimbo zigera hafi muri 20 zose arazitranslatinga azishyira nawe mu rurimi rw'igiswahili. Haribazwa rero uti ese bizagenda bite, turakomeza twumve aya ma visualizer cyangwa Bamwe rero mu bakunzi bitsinda Vestine na Dorcas bakomeje rero kuvuga bati dukumbuye Vestine rwose, turamukumbuye by'umwihariko nyine mu biganiro bombi na Kamikazi Dorcas, dore ko benshi rero babakunda iyo bari kuganira kwa kundi batebya usanga biri kubanezeza cyane. Benshi rero baribaza bati muzabagarura ryari twongere twishime, twongere twisekere, dore ko hari n'ibibazo byinshi usanga bibaza abakunzi babo bagifitiye amatsiko nyuma yaho bimazwe kuvugwa ibya Vestine na Idrissa. Benshi rero bakomeje kuguma mu rujijo, hari abatarava mu rujijo kugeza n'isaha kuko nyirabyo nyine ntago araza ajye kuri kamera avuge ukuri nuku bimeze. Benshi rero haribaza bati bizagenda bite. Nubwo akumbuwe rero ariko Vestine ntasiba kugaragaza urukundo akunda rero timu yabo nyine MI Empire, dore ko adasiba kubasangiza abakunzi be nyine kuri Instagram, aho rero akunda kubapostinga abifuriza ibyiza, ndetse na murumuna we nyine Kamikazi Dorcas, nubwo rwose kwiza imbuga usanga ari uri kugaragaraho wenyine no muvandimwe we Vestine adahari. Benshi bagenda bavuga bati ibi ntago rwose bisa neza kubona Vestine adahari, turashaka ko Dorcas azaba ari kumwe na Vestine, dore ko ari ibintu rwose ubona binezeza benshi. Hari n'ibirori byinshi byagiye bitambuka Vestine atarimo, abantu bakavuga bati ibintu ntago bisa neza rwose, ntago ari byiza kubona nta Vestine uhari, dore ko benshi bakomeje no kuguma mu rujijo bibaza bati gute umubano Vestine yagiranye na Niyo Bosco ataje kumushyigikira mu bukwe, ati ni ukubera iki, byagenze bite? Muribuka ko mu bukwe bwa Niyo Bosco uyu Dorcas na Irene nibo babashije kubuta rero, by'umwihariko nyine na Chris Easy n'abandi bake babarizwa muri MI Empire. Murabyibuka ko uyu Niyo Bosco yabarijwemo ariko igihe kiza kugera aza kuvamo, kuri ubu ngubu rero ntabwo akibarizwamo, ariko umutima cyangwa se urukundo bagiranye ntabwo rwashize, ahubwo bakomeje kugenda basapotingana kugeza n'amagingo aya. Uyu Niyo Bosco no cyandikira indirimbo Vestine and Dorcas. Birumvikana rero ko ari ikintu cyiza kandi ari ikintu cyo gushyigikirwa. Rero benshi bakomeje kwibaza bati gute umuntu ashobora kubasapotinga gutya akabandikira indirimbo ariko yakura ubukwe ntaze kumushyigikira. Benshi bakomeje kubyibaza rero, ariko kuba muri umuna we yarahari Kamikazi Dorcas, ndibaza rero ibyo bitarakwiye kuba ikibazo. Mu yandi makuru ari kugenda trendinga kwizi mbuga nkoranyambaga, umunyarwenya uzwi nka Clapton Kibonge agiye gukora ubukwe n'umukunzi we nyine cyangwa se umufasha bamaze kubyarana abana bagera kuri 3, dore ko uyu nguyu rero Clapton Kibonge yari yishingiye, birumvikana ariko yari yabanje kuri umurenge gusa, barangije barabana ntibajya gukora indi mihango yose ijyanye n'ubukwe no kuvuga gusaba no gukwa ndetse na mariage. Ibyo byose rero ntabyo bakoze. Kuri ubu rero yamaze gutangaza ko indi mihango yose ijyanye n'ubukwe bagiye kuzayikora n'uyu mufasha we yitwa Ntambara Jackie, akaba rero bakaba barabanye rero muri 2018, bakaba barafatanyije urugendo. Kuri ubu ngubu rero Imana ikaba yaranabahaye n'umugisha wo kwibaruka abana bagera kuri 3.
iyi mihango rero Clapton Kibonge yavuze ko uburyo muzabiteye dore ko bashaka kuzayikorera hafi y'umuryango wabo nyine dore ko gusaba no gukwa rero bizabera i Nyagatare no kuvuga nyine hafi y'iwabo nyine w'umudamu, akaba rero ariho bizabera, ubundi bagasezerana imbere y'Imana rero aho bakunze kwita Gasinga Miracle Center ni i Rwampasha, akaba rero ari aho ngaho bizabera. Gusa byinshi rero tuzakomeza kubagezaho dore ko biteganyijwe kuri Nyamata 2026, no kuvuga nyine ejo bundi mu kwa kane rwose uyu Clapton azakomeza indi mihango y'ubukwe. Byose byiza rero akomeza kubibigezwaho kuri Wakanadero Official, cyangwa usaba no kwakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza birano bigiye kugira 5 kuri 5. Jye mwabanye nitso Wakanda, ndabashimiye.